Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Nyamasheke aho imbwa z'inyagasozi zishe ihene 6 z'abaturage. Imbwa z'inyagasozi zishe ihene 6 z'abaturage mu mudugudu wa Gisesero akagari ka Muhororo umurenge wa Kirimbi akarere ka Nyamasheke zizisanze mu cyanya kikomye zirimo zikurisha. Izo hene zirimo 5 za nyina Nsabimana Tereze y'imyaka 65 zikaba zari ziziritse muri icyo cyanya gerereye muri metero 50 uvuye ku kiyaga cya Kivu. Ndahimana Jean Claude utuye muri uyu mudugudu yavuze ko abaturiye iki kiyaga basanzwe bazirika amatungo muri kiriya gice kubera ko kidahingwa kikaba kiri mu bwatsi bwinshi. Kuri iyi nshuro abaturage babiri nibo bari bahaziritse mu mvura yagwaga, imbwa ziraza zirazica ziryamo 2 zirazirangiza naho enye zizisiga ari intumbi zikanze uwazitesheje. Ati ubwo zazicaga zirimo izo 2 zariye imvura igabanutse, umwana warurinze ibishyimbo mu murima wabo ngo inyoni zitabyona yumvise ihene zabira cyane, yarebye abona imbwa zirimo zizishwanyaguza ajya guhamagara mukuru wanjye waruriwe aramanuka arazitesha asanga ariko zamaze kuzica zose. Watabaye bwa mbere yahamagaye abandi baturanyi baraza bazikuraho barazizamukana barazitaba. Akomeza avuga ko byabahaye isomo ryo kutazongera kuzirika ku gasozi ko bagiye kujya bazigaburira mu biraro. Yemeza ko bafite impungenge ko izi mbwa zagarutse zishobora kubarira abana bagiye nko kuvoma utashye inkwi zikaba zanarya abantu bakuru zibihishe batazibonye. Ati ubushize zaraje zitangira kwirara mu matungo n'ubundi ziyarya barazica, n'ubu rero impungenge ni zose tukifuza ko ubuyobozi n'inzego z'umutekano bazitega nk'uko babikoze icyo gihe zikicwa kuri uyu, kuko uyu ari umutekano muke ziduteje n'igihombo kuri bariya zaririye ihene mu gihe muri iki gihe zihenze cyane. Nyina Nsabimana Tereza izo mbwa zaririye ihene 5 yavuze ko yari yaraziziritse mu masaa 4 z'igitondo cyo kuwa 13 Mata, imbwa zikaba zaraziriye imvura itangiye kugwa bigeze aha saa 7. Ati ubu nifashe mapfubyi kuko arizo nacungiragaho haba ku ifumbire cyangwa kugira iyo nikenuzamo igihe naba ngatekereje amafaranga y'inkunga y'ingoboka mpabwa bita nsaza, none ubu nsigaranye aho n'umwana n'umwuzukuru tubana. Icyakora binsigiye isomo ko mbonye uburyo ngura kandi gahene cyangwa umugiraneza wakampa nakongera kukazirika ku gasozi nakororera mu kiraro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirimbi Habimana Innocent avuga ko bakibimenya bahageze hakaba hagiye gushakwa uburyo izo mbwa zicwa kuko atari ubwa mbere no mu bihe bishize zishe izindi izo nazo barazica. Ati ihene zose zariye zifite agaciro k'amafaranga 385. Abaturage bahageze barazihiga barazibura, tukaba twafashe icyemezo ku bufatanye n'inzego z'umutekano gushaka uburyo twazitega zigapfa kuko no mu bihe bishize hari izari zariye izindi ziricwa, agahenge kari kagarutse none izindi ziraje zica izo hene n'izindi iz'abaturage. Yakomeje agira ati ihene 2 zo zariye zizimaraho, izo enye zizisiga ari intumbi, turazitaba dushyiraho irondo riri mu buhamare iminsi 3 ngo hatagira umuturage uzitaburura ashaka inyama. Yasabye abaturage kwirinda kujyana amatungo ku gasozi byaba kuyaragira cyangwa kuyazirika. Avuga ko itegeko ari kuyagaburira mu biraro kuko bifite n'ibyiza byinshi birimo kubona ifumbire ihagije n'amatungo akagira umutekano. Yanasabye kwirinda kugenda bonyine cyane cyane amasaha y'ijoro, bakanirinda kohereza abana bonyine kuvoma, gutashya inkwi n'ibindi kuko bashobora gukubitana nazo. Turacyari mu makuru hano Kumena official, munyemerere amakuru yacu tugiye kuyakomereza mu bijyanye n'umutekano. Ni inkuru dusanga n'ubundi ku kinyamakuru Imvaho Nshya. Reka dukomereze amakuru yacu mu ntara y'Amajyepfo ni mu karere ka Nyanza aho dusangayo inkuru ufite umutwe ugira uti umusaza akurikiranweho gukomeretsa umukobwa we.
umusaza w'imyaka 69 yatawe muri yombi akurikiranyweho gutema umukobwa we bitewe n'amakimbirane bari bafitanye. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi mu kagari ka Gahunga mu mudugudu wa Gituntu. Abatuye muri kariya gace babwiye Umuseke ko uyu musaza bikekwa ko yatemye umwana we witwa Vestine w'imyaka 30. Bikekwa ko uriya mukobwa yatemye mukase witwa Nsingizimana w'imyaka 46 bapfuye ihene. Uriya mukobwa yaragiye kuzitura kwa se ahita kubitana na mukase batangira gutongana, maze uriya mukobwa atema mukase. Uriya musaza witwa Sengebigeho nawe yaje gutabara ahita atema ku kirenge umukobwa we. Abaturiye muri kariya gace kandi bakomeza bavuga ko uriya mukobwa asanzwe afitanye amakimbirane na se umubyara ashingiye ku masambu, inzu n'amatungo. Ngo yashatse ko bagabana inzu se abanamo na mukase, aho bari baragiye mu nkiko kugira ngo zibafashe kuko uriya mukobwa ari uwo ku mugore mukuru, dore ko se yashatse abagore babiri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi Habinshuti Siridiyo yabwiye Umuseke ko RIB yatangiye iperereza. Uriya musaza Sebigiyeho yafashwe akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyagisozi. Abakomeretse ku kaguru aribo umwana na mukase bakaba bajyanwe ku kigo nderabuzima cya Mweya kugira ngo bitabweho n'abaganga. Reka dusoreze amakuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishobora gutaha zinyuze mu Rwanda. Ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishobora gutaha zinyuze mu Rwanda nyuma y'aho zananiwe kumvikana n'ihuriro AFC M23. Tariki ya 28 Werurwe 2025 abahagarariye umuryango SADC na AFC M23 bahuriye mu biganiro byabereye i Goma bemeranya ko bazafatanya mu gutegura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo zizakurinyiraho zitaha. Nk'uko bigaragara mu masezerano impande zombi zashyizeho umukono, AFC M23 yemereye ingabo za SADC gutaha n'intwaro zazo ariko zigasiga iz'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa. Bisa naho umwuka utakiri mwiza. Urubuga Defense Web rwatangaje ko tariki ya 11 Mata umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi n'ibihugu bifite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye mu nama i Dar es Salaam. Generali Rodizani Mpwanya, Generali Jacob Mukunda, Generali Paul Mfiri ndetse n'umuyobozi w'urwego rwa SADC rushinzwe politiki, ingabo n'umutekano Profeseri Ikura Teretsane bagaragaje ko bitewe nuko gufungura ikibuga cy'indege cya Goma byatinze, izi ngabo zizataha zikoresheje inzira y'umuhanda. Profeseri Teretsane witabiriye ibiganiro byahuje SADC na AFC M23 n'abagaba bakuru bemeranyije ko amahitamo ari uko izi ngabo zizanyura mu muhanda wa Goma Rubavu zikomereze mu karere ka Chato muri Tanzania. Bagaragaje ko mbere yo gushyira mu bikorwa iyi gahunda, ibiro by'umunyamabanga mukuru wa SADC bizaganira n'u Rwanda birusaba inzira y'izi ngabo. Mu ijoro rya tariki ya 11 rishyira ya 12 Mata, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'imitwe ya Wazalendo bagabye ibitero mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma birimo Mugunga, Keshero ndetse na Lac Vert. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za SADC zashyigikiye ibi bitero, asobanura ko byari bigamije gufata imijyi ya Goma. Yaboneyeho gusaba izi ngabo kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye tubabwira ngo mukomeze mukande subscribe batarakanda subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru mashya kandi muyabonere ku gihe nk'uko bisanzwe. Mukomeze rero mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.